nk'uko wari ubivuze nyine urabona ku isi nk'uko turiho ni urugendo tuba turimo ngira ngo urabibonye ko mvuye no kumureba ngira ntya kimenyetso ndavuga inti imbere mu rugendo urugendo mbese ararusoje ngo natwe urwacu urabona ukuntu biriya bintu biba bikwiriye kutwigisha ngira ngo wumva umuntu w'Imana hariya wari urimo gusenga kwiyeza kugerageza kubana n'abantu neza kwitwara neza muri iyi si kuko urabizi ko cyanga bikunda ntabwo tuzahamaho rero igihe cyose buri wese afite igihe cya Jay Polly Imana muruhutse neza agenda amahoro ageze igihe cyundi kizagera ariko tugerageze twitware neza gukurikirwa n'abantu nk'aba bose nuko umuntu yari afite icyo amariye abantu kandi yari umuntu mwiza ku bantu ntago ahangandi baza ko hari abantu barenze 5,000 mu by'ukuri kuko no mu mihanda ruguru bariyo na hariya bariyo hose wabibonye ibi ni bigaragaza akamaro Jay Polly yaramariye abantu mu by'ukuri rero Jay Polly Imana muruhutse neza gusa nagira ngo mbwire abantu ko nk'uko uriya mugabo yaravuze wasengaga twiyeze tugerageze kwitwara neza muri societe kuko nagira ngo mbivuga abantu babyumva imyaka si urubyiruko rw'abastari gusa umuntu wese ukiri muto kandi utabirebye neza ngo ukontrole kutadrivingwa cyangwa se kudatwarwa n'imyaka n'ubutoya nuko wumva ushobora kwikanga ubuzima kandi ubuzima buboneka rimwe gusa ntibwongera kuboneka ubwo rero tube careful twubaha ubuzima cyane ntitugapfe tukangane cyangwa dupfe ubusa kuko tujye tugerageza tubane neza kuko urabona nkuko nari nabikubwiye ubuzima ni urugendo umuntu wese agira igihe ikindi nagira ngo ntange wenda ubutumwa ariko noneho cyane ari ubutumwa bujya ku bahanzi n'urubyiruko abahanzi ariko n'urubyiruko muri rusange imyaka y'ubutoya buriya si myiza kutayibamo careful tugomba kuyibamo kwishishozamo ubutoya buraryoha pe ariko ubutoya ni bwiza kubwitwaramo neza ntibukudrivinge crazy kugira ngo budashobora kuba bwaguhitana kuko wabonye ukuntu radio yagiye wabonye uko Jay Polly agiye wabonye uko DMX muri Amerika yapfuye izo mpfu nk'eshatu zirasa kese bazivugaho zose zirasa ngira ngo urabizi radio kese bamuvuzeho kese y'umuvandimwe wacu Jay Polly basobanura cyangwa se bagaragaza ibigaragara ikimuhitanye na DMX wo muri Amerika abo ni bamwe nshoboye kuvuga ariko mu by'ukuri nagira ngo mvuge ko ubutoya buraryoha niyo ugize Imana ikakuzamura reka nanjye ngusuze cyane nkwifurize ibihe byiza ndetse nkwifuriza ishya n'ihirwe mu byukora byose no munsi mwiza Imana ibagennye twishime tunezerwa ahangaha rero nkuko natangiye mbibabwira n'ubundi ndi kumwe na super manager ndetse ndi kumwe na manager w'abahanzi yitwa Merci ahangaha twaje guha icyubahiro umubiri wa Jay Polly umuhanzi ukomeye cyane wa hip hop ntabatindiye Merci mumeze neza turashima Imana yego nubwo turi mu kababaro ariko ijambo ry'Imana riravanga mu bibi no mu byiza dushime yes manager super manager twari tuzi vibe wari uriho uyu munsi zahindutse nkuko wari ubivuze nyine urabona ku isi nkuko turiho ni urugendo tuba turimo ngira ngo urabibonye ko mvuye no kumureba ngira ntya kimenyetso ndavuga inti imbere mu rugendo urugendo mbese ararusoje ngo natwe urwacu urabona ukuntu biriya bintu biba bikwiriye kutwigisha ngira ngo wumva umuntu w'Imana hariya wari urimo gusenga kwiyeza kugerageza kubana n'abantu neza kwitwara neza muri iyi si kuko urabizi ko cyanga bikunda ntabwo tuzahamaho rero igihe cyose buri wese afite igihe cya Jay Polly Imana muruhutse neza agenda amahoro ageze igihe cyundi kizagera ariko tugerageze twitware neza gukurikirwa n'abantu nk'aba bose nuko umuntu yari afite icyo amariye abantu kandi yari umuntu mwiza ku bantu ntago ahangandi baza ko hari abantu barenze 5,000 mu by'ukuri kuko no mu mihanda ruguru bariyo na hariya bariyo hose wabibonye
ibi ni bigaragaza akamaro Jay Polly yaramariye abantu. Mu by'ukuri rero Jay Polly Imana imuruhutse neza, gusa nagira ngo mbwire abantu ko nk'uko uriya mugabo yaravuze wasengaga, twiyeze tugerageze kwitwara neza muri societe, kuko mama amaze kuvuga akenshi mu buzima tubasha kumenya iminsi tumaze muri iyi si, ariko iyo dusigaje ntabwo tuyizi. Niyo mpamvu tuba tugomba kwitwararika isaha n'isaha, ntawe ubuze uko bizagenda, ukabana n'abantu bose amahoro. Ibi ngibi biratwereka yuko hari imbaraga Jay Polly yatangaga ku gihugu ndetse no ku banyarwanda bose muri rusange. Uyu munsi biragoye ko umuntu yavuga cyangwa se nkuko dusanzwe n'ubundi muri showbiz tubikora. Merci nkawe, iyo umuntu nk'uyu mwana ukiri mutoya atabarutse yari afite ibikorwa nk'ibi, bivuze iki kuri Merci? Wowe wabisobanura ute? Of course birababaje, kandi nyira ngo buri muntu wese uri hano ndi kumva afite iyo nimba, kuko Bible y'ubwayo iravuga ngo nibura imyaka umuntu yahagombye kumara kuri iyi si mu gihe Imana ikigutije amahirwe nibura nk'imyaka 70. Ariko urumva gupfa ufite imyaka 33, ndumva buri muntu wese byamubabaje. Gusa nuko hari icyizere cyuko nubwo tutari kumwe nawe uyu munsi, ariko hari aho tuzahurira, ko twese n'ubundi tuzaca muri iyi nzira. Hari ubundi buzima. Super Manager, uyu munsi nibwo nakubona wahindutse akababaro ni kenshi kandi nabyumva, ahubwo nge nahita nkwibariza Super Manager, ubutumwa aho urubyiruko muri iyi minsi tubuze umuhanzi wari ukomeye ndetse n'abakunzi ba muzika muri rusange. Ubutumwa naho urubyiruko, abakunzi ba muzika n'igihugu muri rusange, ubw'abanyarwanda bose, nari mbivuze, ntitugapfe tukangane cyangwa dupfe ubusa, kuko tujye tugerageza tubane neza, kuko urabona nk'uko nari nabikubwiye, ubuzima ni urugendo, umuntu wese agira igihe cye. Ikindi nagira ngo ntange wenda ubutumwa, ariko noneho cyane ari ubutumwa bujya ku bahanzi n'urubyiruko, abahanzi ariko n'urubyiruko muri rusange. Imyaka y'ubutoya buriya si myiza kutayibamo careful, tugomba kuyibamo, kwishishozamo. Ubutoya buraryoha pe, ariko ubutoya ni bwiza kubwitwaramo neza, ntibukudrivinge crazy, kugira ngo budashobora kuba bwaguhitana. Kuko wabonye ukuntu radio yagiye, wabonye uko Jay Polly agiye, wabonye uko DMX muri Amerika yapfuye. Izo mpfu nk'eshatu zirasa, kese bazivugaho zose zirasa. Ngire ngo urabizi, radio kese bamuvuzeho, kese y'umuvandimwe wacu Jay Polly basobanura cyangwa se bagaragaza ibigaragara ikimuhitanye, na DMX wo muri Amerika. Abo ni bamwe nshoboye kuvuga, ariko mu by'ukuri nagira ngo mvuge ko ubutoya buraryoha, niyo ugize Imana ikakuzamura. Ubutoya buraryoha, niyo ugize Imana ikakuzamura ikagera aho ikugeza. Biba ari byiza, ariko ni byiza ko tugerageza kwitwara mu buto, tukamenya ko uri uzarebe umuntu uko agenda akura, ni nako ubwenge bwa gikuru nyine buza. Ubutumwa rero natanga ku rubyiruko, ku bahanzi, tugerageze dukoreshe neza ubuzima, tube careful mu buzima, kuko ubuzima bubaho rimwe gusa, iyo bugucitse nibwongera kugaruka. Ntabwo ari pièce de rechange, spare parts uvuga ngo nzagenda nomekeho nongere mbe uko nari imeze. Ubwo nibwo butumwa mbese, ni ukuvuga ngo tube makini, dukanure, tube careful mu buzima, kuko ubuzima buboneka rimwe gusa. Iyo ugiye rero twirinde bimwe na bimwe bishobora kuba byahitana ubuzima bacu tukiri bato, bitewe n'imyaka idukoresha. Murakoze. Merci. Abantu rero bizerera muri Bibiliya cyangwa se mu gitabo cyanditswe, iyo urupfu nkuru rubaye rutunguranye rw'umuntu nk'uyu, nkawe wizera Bibiliya? Yego. Ubaka kanya abantu bizera Bibiliya cyangwa se umuntu wese wizera ko iyo Imana ibaho, wamubwira iki? Ubutumwa buhumuriza yaba kuri famille ya Jay Polly n'abandi. Icyo nabwira abantu bizera Bibiliya,
Bibiliya iravuga ngo mu bibi no mu byiza dushime. N'ubu ngubu nubwo bimeze gutya, nubwo turi mu marira, ariko dukwiriye no gushima Imana. Dukwiriye no gushima Imana kubera ko aho yavuye ntihasubiye. So ni ukuvuga ngo rero twavuye ku Mana kandi tuzasubira ku Mana, kandi turabyizeye ko igihe kimwe n'ubundi twese ko ariyo nzira yacu tuzongera duhure, tuzongera tubonane. So icyo nasaba n'abantu bose cyangwa se icyo nasorezaho, tugendere mu nzira yo gukiranuka no mu nzira yo kumvira Imana mu gihe turi muri iyi si, kugira ngo ibyo tuyifuza byose tubashe kubigeraho amahoro. Numva aribyo navuga. Aha, manager rero reka nkwibarize, manager, ibintu by'isi, ubutunzi bw'isi, ubu uyu munsi uri umwe mu bantu bafite imodoka nziza zirenze imwe, ufite inzu. Manager, iyo umuntu atabarutse cyangwa se yitabye Imana agasiga ibintu, icyo kintu kucyumva wowe nka manager, uwo muntu wamubwira iki? Wa muntu utanazi ko ibyo bintu azabisiga uyu munsi akaba nyine ari aho hanze adamaraye. Oya, ibintu ntabwo wareka kubishaka uri ku isi, kuko nanone ntiwaba ku isi neza ibintu utabifite. Urabyumva? Nanone ntiwavuga ngo ibintu ni iby'isi. Ikomereze nta kibazo. Ngire ngo uranyumva, nanone ntiwavuga ngo ibintu ni iby'isi reka ndeke kubishaka kuko nzapfa mbisiga. Oya, ibintu ni byiza kubishaka, ni na byiza rwose kubishaka, ahubwo ni byiza kubishaka, ukabishaka mu nzira nziza, ukabibanamo weze n'abandi. Wanavaho Poli azahora yibukwa asize abana, abakobwa babiri ayisinki, sibyo? Rero ntabwo wavuga ngo ibintu ni byiza, ariko gusa tubishake, ariko tubishake mu buryo bwiza, tubibonemo amahoro, tubibanemo n'abantu neza, tutirata ngo tugiratane kubera ko Imana yabiduhaye. Ariko ibintu byo ni ngombwa, ndabisubiramo, kubishaka ni ngombwa. Reka mbashimira cyane, merci, murakoze cyane, ndetse na super manager. Manager, uyu munsi ntago ndi kukoze kuri amazina yawe, utaragenda gatoya, uyu munsi ntago nayakubazaho, ahubwo nka youth nyine arya wenspire urubyiruko. Yego, none se urubyiruko warubwira iki aka kanya, urubyiruko rwacu bijyanye n'uyu mubiri twambaye w'ubutoya? Urubyiruko narabibwiye, nabwiye ko imyaka mito igukoresha ibintu byinshi. Nabivuze, iyo uri mutoya akenshi imyaka idrivinga umuntu crazy. Imyaka, nagira ngo mbivuge abantu babyumva, imyaka si urubyiruko rw'abastari gusa, umuntu wese ukiri muto kandi utabirebye neza ngo ukontrole kutadrivinga cyangwa se kudatwarwa n'imyaka n'ubutoya nuko wumva, ushobora kwikanga ubuze ubuzima, kandi ubuzima buboneka rimwe gusa ntibwongera kuboneka. Ubwo rero tube careful, twubaha ubuzima cyane.